Kanyombya. Kanyombya. Kanyo. Wambanye kanyo. Kanyo kandi comment rutayirawe kanyombya nguzu umbwira. Aho kanyo kucyubeshya. Ngushyikire shaka kanyo ngufashe noneho. Kanyo ngufashe. Ha. Umva. Amaye. Je pre. Ha he gipfusi nyine. Ho. Bayigera koma. Shit. Ha. Nditaganiguramo gatenge. Nditangura gakweta kakeru keza nyine ko kabasitari keza kubuntu bise uri mu mujyi nyine. Nako barakibye. Ego ko wakabona hariya. Bahizo ngo ngo zo kwavuze ngo ngwego mwankweto y'umwe ngwego akarengeye ku mukecuru kwambaye inkweto niriye. Barakibye se? Ndafite akahe? Yewe. Abanyamugisha singonya tuvuma abantu. Ariko nabwo kwirambwa nzayivuma mu gitondo. Sinkunda imbwa je imbwa nimbi cyane. Nese uravumira ikimbwa y'abandi wayihoreye? Imbwa ry'abantu ikajya n'amatongo usa n'inziza. Harubwo yakuriye se? Reka mushimire masegonda. Reka kuzishabwe n'icyo kubanyije bakanyiruka no muzo mwakivamo yanze. Bananyirukana nanga kwivamo kubera ko nta mikoro njya handi. Wanze kuva mu nzu bakuyemo. Ni mukababuze kwa bigeza n'icyo nishyura. Kuko barabye inyandiko umuntu wize abanyiye inyandiko ati pare bayiro ko nta basazi. Ntaga ura ko ari abasazi. Ryabaki? WhatsApp. Ryabaki? WhatsApp bajama abajene. WhatsApp bajama abajene. Nakire mukecuru arazamuka dore ahantu tugiranye. Mwana mwiza cyane banya ncuranga ubyinde. Wana ujya jena natamama Imana noroko natamirongo Imana we. Oya we ubwe afite indirimbo ze cyane kandi bikaryoha. Ariko icyungo uteruraho kikama nk'iminota 15 ikiyongo tako. Kigishyushye. Kiri hara kitafuri. Riburiye se? Ariko imbere tagira ngo che iva ku mubiri. Nibere mbere. Isafari niho tuyimenyera tuyifatiye ko ifite za mibe. Niho amibe zituruka nk'isafuriya. Nabyarubaga impande. Noneho bajya gucira guri bituruka ngaho. None se ducike ku nkono. Oya. Nako ducike ku masafuriya. Nongeye kubashimira mbasuhuza mu mwese mukomeje gukurikirana Bineza TV. Uyu ni wa musiri wacu watwakiriye injerekana ariko ntago twabimenye. No muhanzi. Ariko rero ntimwibagirwe gukanda like, subscribe na share kuri iki kiganiro kugira ngo abashimishwa n'ibiganiro byacu mukomeze munezerwe kandi mubone yuko tubitayeho. Ibiganiro byacu bizajya bisohoka buri munsi, buri segonda, buri munota uko biri kose. Reka rero twakiriye umuvandimwe wacu yakiriye mukecuru aya masegonda ubwo twari tugiye kuvoma. Nyuma aranyibwira arambwira ati ni umuhanzi afite indirimbo nyinshi cyane. Rero tangira wibwira abantu bagudukurikiye. Mazina nitwa Shimimana Samuel. Nuje muri Ngaro y'inka. Murenge ni Kinyinya. Akagari ni Gashara. Nangomba nikwamiye muri ziriya zone. Yego. Impano yawe se wayitangiye ryari? Impano yanjye maze igihe. Ni ibintu biba biturimo ntago ari ibintu umuntu abashakisha. Yego. Uragenda bikakubamo ukasinzira bikakuzamo ukabana nabyo nyine gutya. Uririmba muyenjyana? Yanjyana hip hop no kuririmba nabyo ndabyumva. Urabivanga? Ndabivanga. Ko ngomba ngomba kwipapa nka nima mu gihe nyine nabona abamfasha. Ufite nkingahe se muri rusange? Imyaka 23. Ubwo watangiye guhanga ryari? Ashize nk'imyaka 5. Imyaka 5. Okay. Hari ngo ndabikoze ngiye kugera nkora akagoma nkafite nyine fukati kano kagoma nakanje ndakikoreye ubushobozi bwanjye. Hari indirimbo warasohoye se nibura? Ndayifite. Muri studio? Ndayifite hari niyo mfite nenda gukoresha. Okay, uradukorezaho mu kanya. Masegonda rero yatubwiye ngo agiye gukora iki, agiye kutwereka uburyo ki bakina basket hano. Ngiyi bako murayibona uko yifashe ariko igitangaje iyo basket yashaka kudukinira twayibuze kuko yaranyemereye yuko ashaka umupira gusa umupira sindi kwibaza ukuntu arasimbuka bako ayifata teremo baro muri panier muri tagitike nyine muri tagitike ukundaga nyine kwideburira tagitike yaje kwiyera nuko wijyana oya nawe nese kandi cyagezemo nese ubundi cyageze ubundi umuntu akinana imyenda ya sport sibyo none wowe wiyambariye ikanzu
urumva nuko ndi umubyeyi kuri basket biremewe oya none se basket bakina n'ikanzu baba bambaye iki none gavuye ipantaro ngo ibintu bitenge wowe ufata n'agaye yambaye huya none se urumva nayikuramo nawe ugakuramo intuze hehe se hano hari imari bayeza nazo nakwami usumuko wawe ubwo rero reka dukomeze tuganire none se ubundi basket bayikina bate Masego basket ufite umupira wa baro none ukaza ukanaga muri karakantu uza mbese utari umuginga uza utari umuginga ukaza urako misege wa ongera usimbuke turebe urako uzucya ababire bari hari abantu go nese wigeze ikinaho Masego none se hari cyo ntakoze muri igihugu cyo ntakoze siporo karate mayigeri akose mayigeri uzi kwikina koko ntajyabonye ngaho dukitere mayigeri turebe ubu ngo hari ikibazo ntago ikibazo ntabwo nayibasha navunitse nawe ukanavunitse oya nayo ntago mbizi navunitse niko sasa ndavunika ndashazagurika ntago mbasha ntago nkibuja nese wakinye karate na kanyombya jewe na kanyombya ntago bizi nta wundi muntu murayikina na se murarume ariko baye hehe kanyombya ngo uramukubise ariko uramujwibura naramwemeje umva ko yigenze ndamwemeza we ute usubiramo turebe yewe agera kanyombya yese yibura kanyombya ati ndemeye ati masagonda aranyemeje arambya ngo ninjye mbyuka ngo ninanure ngo nkore siporo ngo ngora byo bakira mu buriri waya siporo hihu hen havi kanyombya ruka hevo akotera umugere tubibone neza aya paka shisope fa ha kanyombya toka yenda gwemeza ubwo rero mahigenge niyo ngiye mu ikanzu reka tuzakurundi ubutaha ikindi gizaza kuri siporo twayivuganye reka ducishe kakavasi zangu iti itego duhure ahandi sazo nambe myene sabwa irahari kwisi wo magira naho magira se ntago mfite ikibazo ntago nyizi mfite ikibazo navunitse ubu nyine mu nyonga hano ariko ndagerageza nese kuki utanywa imiti kuki utagiye kwa muganga nagiye no kwa muganga barantinyava ngo ninjye nari nigengesereye nuko kanyombya kanyombya kanyo wambanye kanyo kandi comment urutayirawe kanyombya ngo umbwira ariko kanyo kucyubeshya ngushyikire shaka kanyombya ngufashe noneho kanyo ngufashe umva je hebre he gipfunsi nyine ho bayigera kanyombya ni muramuriro zaka ko nawe mwizera se nese Sam indirimbo yawe ariyo mfite ngiye gusohora niyo mfite yasohotse dukorezeho noneho ku ndirimbo yawe yasohotse yasohotse kugira batazagushishura imirongo bayita icy'umutima ushaka nakunze gupowa kandi ndi nakapo nakunze gukora kandi naniyima nakunze gukira kandi binaryoha sinakunze gukena kandi binabiha nta refrese iyo ni refre ni chorus igitero wino tuzinywe wino tuzirye wino tubyine wenda bunake ndabizi bazayavuga n'ubundi urupfu ry'umuntu ibyejo bibara bejo hombo ni homboka hombye nabi yahombye nyina votinire saye saye no gwino yewe indirimbo nziza cyane indirimbo wahisemo kuki wahisemo kuririmba indirimbo gucuranga indirimbo cyangwa se gukora indirimbo impamvu nahisemo gukora indirimbo cy'umutima ushaka nakunze gupo nari gestarago ziza ufite uduceri
ukabona hari ibintu byinshi nyine bigusaba kurekura bya biceri ugapowa ukiyima uvuga ati buriya gukora ingoma kuri byo nta n'ibintu niyo byaye amafaranga make kuyabona nkaheba nkavuga ngo aya ngaya nyasize muri ibi bintu uvuga ngo ntabwo bizangarukira ko numva harimo ibintu byo kunywa se bite nyine iyo umuntu yishimye aba agomba kunywa no kurya aho ngaho uhita ubigiranya nk'umuntu nyine uri mu kirori yishimye ino tuzinywe ino tuzirye byeje bibara bejo ni ubuhe butumwa se wagenera abana batoya bakifuza nyine kuba baba abahanzi nabo urabona ko abantu benshi basigaye birindimurira mu buhanzi noneho ugasanga bafitemo target zitandukanye abagiye kunywa itabi abagiye kunywa inzoga kuki niki wakora cyangwa se wabwira abantu ubahumuriza ko ubuhanzi nabwo ari impano nziza ku bantu ikintu kiba kiriho kuririmba ntabwo ari ibintu umuntu ashakisha ngo uriya ngo kuko abikora nanjye ngomba kubikora wenda mushobora kuba mutanganya ubushobozi yego agakora ibintu kubera ubushobozi bwe bigahita byihuta bikumvikana ariko iyo umuntu ibintu bimurimo aba agomba kubikora atagambiriye inyungu atagambiriye ibindi bintu byinshi bimugarukira vuba kujya ikintu kikurimo gikunda gikore ikintu kijyanye n'ibiyobyabwenge byo ntabwo ari ikintu cyiza wabwira umuntu ngo gifate twese turabizi ko ari bibi iyi ndirimbo se hari ubwo waba warayisohoye ukayishyira kuri radio cyangwa ni kuri YouTube iri kuri YouTube izina ni Mendevre izina rya YouTube ni Mendevre umukozi yego kuki wahisemo iryo zina rya Mendevre kandi uri Sam impamvu narishyisemo no kuvuga ngo nimba umuntu akurebye akakubona mu yindi shusho akavuga ngo irashusho y'uriya muntu nkiyi iryo zina ni izina ryanye n'ubundi ry'imihanda yego mu kazi abo dukorana mu kazi vuba nyine no gukora ibirangira yego kugira ngo twirinde amakimbirane usange ngo duceri ngatunsigayemo ejo turatunganye kuya niza yanjye ni dukeya cyane ejo tuzahurira ahandi dukorane neza bimeze ubwo se ufite akazi se ni ibiraka urigomwa usora indirimbo n'ibindi bintu byinshi uba wirengagije ni cya kigare nyine n'ibiki kavuga ati hoya ukuntu ufite ikigare gasanga nyine buri muntu afite ibintu byo akunda ariko kubikora ugasanga nko muri icyo kigare nyine abantu benshi barimo kurekura nyine bya biciri ngo mufatanye ntago biri gukunda duke ubonye ukuramo ibishoboka kugira ngo umutima wawe uruhuke tubibutse ko iyi ari Bineza TV your story our spotlight uraza tukakumurika ufite impano yawe ikaboostinga ikagaragara reka rero tujye kuri masegonda umuduri kuki utawuzanye ubundi ako se bari kuzana uvuye kuvoma oya twabivuganye buriya mvuye kuvoma nabanje kujya kuvoma amazi nirabuza amazi ako umuduri ntaho hari waramenetse ahubwo ndi gushaka ya mafaranga nzaye kugura undi kandi aho naguze mbere kimbaza iyo nguguza n'abantu bamwe baba ngo kuki ngucuranga ngo niba ngucuranze nibyo nkuyemo n'ibyabo kandi ari njye nyine naguze nabo nabaye amafaranga nzagwa n'abantu bazima barahari umuduri mbona n'ubundi aza guhamagara undi muduri ntekereza uri ahantu urambonye amafaranga 10 nagira nkawuzana nese umuduri se mu Rwanda ntabwo bawukora nshana se mu Rwanda nyine hafi hano oya kandi 10 niho bayikora mu Rwanda mbonye 10 nagira nkawuzana kutanywa agacupa uwo muduri wamenwe n'iki ko ntanywa agacupa kutanywa agacupa kujya namenye ibintu uwo muduri wamenwe n'iki oya n'abana bawusitayeho barawumena no kuri neze ko kitawumanika hejuru kandi uko umuduri ugomba kumanikwa hejuru ngira ngo nanganye ngihari nanganye ngiye kuyicuranga inanganye ngihari ntago ari Babuloni wanjye abi Babuloni bamanitse inanga nabo ntabo w'Ibabuloni buriya rero ahubwo hafi yawe umuduri ko umvushyikiye umuduri ngomba kucuranga kwi televiziyo nakwinginze ngwanaho ndeko nagere nkawuzana ko nzahuri ukabona umuduri wawe nzahuri wundi mwiza muzima undi wero bayoshyira amena igicumi bwa mbere ramenetse mvuye guhaha nikore y'ibiro 10 nikuza se ngo nicaye urameneka ariko nakuza acura uba mbamba we wagize buzz ntabwo urengeye neza ntabwo urengeye neza nyine noneho rero nubwo nagize ibibazo ku muduri wanjye ntabwo mwanga ahubwo isi yose imenye bakunda injyana y'umuduri bambe hafi ubampamagara bamwita mutabare masagonda
yavuze ko 10 babasha kubona undi muduri mwiza nanone aho yakura akagucurangira ko bisanzwe kuko ikiganiro cyawe uri gucuranga umuduri baragikunze n'ikiganiro bari uri kubumba iza nkono baragikunze bansabye ahubwo yuko tugomba no gutekera mu nkono bakareba bati inkono ziteka zite yego ubwo nabyo tuza inkono cyane utekesha inkwi byo byiza ugacana ku mbabura y'inkwi ukihangana ugacana ku nkwi ugacana tubaho twasese cyangwa na tubango tundi ku mbabura y'inkwi noneho ugateka ibyo byawe byose abaroke muri se zatekeramo iki muri icyo gihe nituza nimuza zatekeramo iki umva tuzateka iki tuzateke kugira uteke abantu byose tuzatekera inyama mu nkono inyama tuzagura ikiro cy'inyama ndimo nabumba nonze gusaba n'uretse gusayitse kurya barebe ukuntu biba bikwiye sosi biryoshye cyane hano worekinisha ariko bwe n'amakara ku mbabura nziza y'amakara utekamo uteka ariko ngiye nkunda guteka ku nkwi amakara yeze mu cyongo ni 800 ngiye nika ku nkwi gacara ku mbabura y'inkwi nanze yikwere ukuntu bimeze ugacara udukwi mbese mu mbabura y'inkwi ugayibumba kabisa ugaterekaho ibise n'amaboko yiterura ugatereka hariya ugateka ubugari bwawe neza ugateka inyama zawe ukaza ukumva ibiryo bikubiye abantu bacu umuco nyarwanda bakanga inkono nyarwanda ari turi abanyarwanda bakanga ibibumbano mujya mubamenya ariko mujya muhita mubamenya mujya musesengura muhamenye niho dutera za mibe zikatumara vitamine n'umukungo ntabwo ariyo mu isafuriya buriya se vitamine utari isafuriya kuziko mukabya mujya yungu cyane kandi bikaryoha ariko icyungo uteruraho kikamara nk'iminota 15 ikiyongo kigishyushye kiri hara kitari buriya se ariko imbere tagira ngo ce ivuga ku muriro nibere mbere isafuriya niho tuyimenyera tuyifatira ku fite za mibe niho amibe zituruka mu isafuriya nabyarubaga impande noneho bajya gucira guri bituruka aho ngaho none se ducike ku nkono nako ducike ku masafuriya ntabwo uvuga ngo yacikeho ugomba kubutunza isafuriya mu nzu yawe aho kubutunza n'inkono y'ibumba nka kwa kundi twabigenje ukayinzanira cyane nk'abantu nk'abantu b'abasaza bakuru bakwiye kugira ibyo mu cyungo abasaza bakuze bakwiye no kugenda za ruvota bakambwe agatekera ruvota bakambwe ahubwo hari n'uburyo buri inkono bitewe nuko bakoresha amasitiri waya bakuba ziriya safuriya buriya biriya ni bibi cyane kuko uko inkono ubundi se inkono yicukutse biba byagenze bite inako isafuriya yicukutse biba byagenze bite biba bivuze ko hari akantu wagiye kurura kakagenda twuma tukagera tuvamo kandi kuturya niko tugenda tukugiraho ingaruka mbi cyane Sam inzozi zawe ni izihe mu muziki nyarwanda no kuvuga ngo umwana avutse arabanza agakambakamba yego nkeka yuko gukambakamba ubu ngubu ntabirenze ndi gushinga ndi gukomera ngomba gukomeza nkigira imbere gerageza guhengerezamo nkareba inzira uburyo ibikorwamo ariko icyizere cyo ndagifite hari ahantu se waba waragiye ugataramira nibura ntabwo urabona ayo mahirwe ntabwo nayabona oya bizakunda ariko vuba cyane iyo umuntu akoze cyane birakunda nta kintu umuntu yakoze yego guhura na mukecuru ze urabyagira ute wari usanzwe umubona usanzwe umubona ku matikitoko ku ma YouTube yego noneho no mu nzira tugahuza ariko nyine kuki utamwegereze ngo muganirize nibura akenshi mubona yihuta amasaha nayo mbona yamufashe yego uranzamusura tuganiriza bibaye ni umumama mwiza cyane azakugeza ahantu henshi cyane numwegera azagufasha kandi masegonda bigusabye rwose ahantu hose hashobotse jya umufasha urabona ni umwana mwiza agira discipline Sam nkurikije uko namubonye yabonye uri kuvoma aravuga ati reka nakire mukecuru arazamuka dore ahantu tugiranye umwana mwiza cyane uzajya ncuranga ubyine ujya jena natamama oya we ubwe afite indirimbo ze we icyo ashaka wenda ni kwa kundi uba ugiye nko kuri YouTube runaka ahubwo uti mfite umusore wanjye wamuzana mukamupromotinga nibyo ngibyo
ndabigusabye rwose kandi nubikora nzasengera no mu Ruhengeri tuzagerayo cyane rwose kuko umugisha ntawe umenya uburyo uje n'agatamu uzajya ukenyera yego ese mugira ijambo rero ubwira abadukurikiye hano rya nyuma dusoza ikiganiro abadukurikiye urumva ni inzira ibirimo ducenga ni ukumfasha nanjye nkigira imbere n'ibintu nkunda yani impano umuntu akanayityaza impano ari umuntu aba ayifite ariko ikeneye no gutyazwa ubwo bushobozi rero buba busabwa mfite indirimbo yanditse dushaka kuyisohora ariko ibiceri urumva uvuga ngo bino biceri ngomba kwigira hejuru njya ku muproducer uri hejuru uriya kugura iyo umaze kwigira aho hantu nyine urumva ikibazo kiba gihari kiracyari ku mafaranga biba byabaye ibindi ibibazo birikora ikibazo n'ubushobozi bukeya ni ukumfasha kuma support muri ibi bintu nakomeza imbere nanjye ya ushimishirwa n'indirimbo zawe ajya kuri Sam hariya ajya kuri Mendevre rero tekinike ya YouTube iyo ushatse ukora izina bisa naho ryoroshye kuba n'umuntu uri hakurya ushobora kuba atazi kwiga utazi kwandika njyandika uko ibisanzwe yes ariko hari n'abantu baba batazi kwandika bikaba ngombwa rero yuko ayo mahirwe yabura kandi uwo muntu nawe afite gahunda yo kuba yagufasha ikintu kiba cyarabanjije kubaho nk'abantu duhurira mu kazi ngiye aba ari ibiraka nkajya mu kazi numva nyine ni Mendevre nk'umuntu wamamaga yabo yafashe nomero zanjye bamubwira ati ni Mendevre noneho ikindi navuga kuri ibyo bintu izina ry'umuhanzi iryo ni izina rya YouTube ariko izina ry'ubuhanzi ryanjye nitwa Joka Igo okay ry'abaki WhatsApp bajama abajene ese masego ubundi umaze ariko wihangane barakwibye sinanabimenya basi ntabyo narinzi naheze ko ubu ndakenye ndi hasi nk'imbuto imyambaro uba mu gihe gwindi imyambaro nasatse guseka yamakazanya gashaye reka ese niyo ya matiriningi yaburiye hamagare madamu aho kubwira madamu t-shirt waremeye Steve kukenewe kamarunga uburyo ese ejo nuko nanze kwikwereka ejo nari ngiye mu kazi ngiye ngunda gukora akazi k'Imana ntabwo ngendera kuko tumwe mu nsengero igihe Imana ikabyemera cyo sabye Imana ndabanza nkiyeza ngatunga nkiyunga n'Imana ntago mba nkorera amafaranga mba nyanga abantu babazima batungane bagubwe neza ahubwo maze gusenga mishurirwa ibintu ndabanguze ejo ndazari ko umunyamakuru uzayimubwira narenze navuye muri studio nzabibwira umunyamakuru wanjye azansurejo hari inyandiko yabonetse y'abantu bapinga bayanditse ariko inyandiko irimo kuvuga kugira ngo babare neza inyandiko nziza ngo bya bintu barekoreye wandika gushikara Imana bayandikiye umuntu nakitagira kugira tubeho neza nyamuneka agiye bakirwa butumwa nyamara Imana uruseshe rw'ahinze bitangana akana kangana ko reko kabyanditse ariko Imana binyeze kana ndwara yandikira umukuru iyo mvugo umukuru byumve umukuru barabye inyandiko umuntu wize abanye nyandiko ati pane bayiroko n'abasazi ntaga urakora abasazi burya nubwo bitunanira kugira ngo turokoke neza ariko Imana ikoresha ikabiza mu mvugo ishatse mu mvugo ziramvugo z'ijuru ntaga ari ndi bahubwo abantu bazikurira bazemeye bihane bihane ya ihangane rero reka dushimire mwe mwese mwadukurikiye saa mudu wakoze ikindi nshaka hari indirimbo nshyashya mfite ngiye gusohora ntabwo nasohora aho ngiye gusohora nk'imirongo mikeya kugira ngo abazayumva itazabatungura ngo ni yandi yego nta kibazo ni gatoya ngo banyakuzira iryo nenge kuri biti haraga umurambo harasigara fanje Museviri yavuye mu cyanya haratamba barara abadada baceza ni neza ngo abashaka gatambyi barekura imitango batambe abaviye ni bo abameri ni sawa turakuriza mpaka yes aho no umurongo ufatika noneho ngiye ndikwibaza reka indirimbo ni nziza cyane kandi n'abashimishwe n'ibiganiro byacu wenda bafite uburyo ki bari zabigenza bakagufasha ntawamenya sibyo
ariko iyo ikigenderewe nuko umuntu dufata umuntu tukamuboostinga akazamuka ya nta zindi nyungu tugendereye ntaki. Reka ngushimire Sam. Urakoze cyane nanjye ndabashimira. Reka ngushimire Masegonda. Reka kuzishabwe n'icyo kubanyije bakanyuka no muzo ngakivamo yanze. Bananyirukana nangakivamo kubera ko nta mikoro njya handi. Wanze kuva mu nzu bakuyemo. Nabo nimuka babuze ko bigeza n'icyo nishyura. Amafaranga yo kwishyura buzenje naribwe. Ntago ari imitwe uko bimeze. Mbese no gupfundikanya. Uhageze kwa nuko ubyamamaje. Nabonaga byakwa sije ko nyine zuri mukora ko ntacyo atakoze. Niba udafite kwishyura igende nabuze uhonja nazongana. Naribwe aho nibwo uko bashaka kunyiba abajura ariko narababariye ntibazapfe ntibazarimbuke niko nsabye Imana ahubwo bazakizo ko bibariye ari by'Imana kandi ngo wenda si byari ibyanjye navuze wenda bangiriye umugisha baturabanya mugisha singonya tuvuma abantu ariko nabwo ko irambwa nzayivuma mu gitondo sinkunda imbwa ajya imbwa nimbi cyane nese uravumira ikimbwa y'abandi wayihoreye imbwa ry'abantu ikajya n'amatungo usa n'inziza hari ubwo yakuriye se yari abantu bagiye kuvoma bagiye kuvoma yari rukankana n'abana ariko ntago yabariye nese ntibabavuje akaginya ry'indwara kinisha wowe ariko barabavuje urasena kingiye nubwo kwa oya zirakingiye imbwa nka ziri bari yo kwa data wacu irindi famo kwa data wacu hariya yako ni imbwa mbwira wacirira imbwa bajya zizikira mu bipangu zikageze yahara umuntu Imana irinda n'ubundi imbwa bagiye bayirinda ariko imbwa buriya hari abantu bazikunda nyine ariko nyine ntago wabuze n'abantu bazanga ya reka dushimire Masego nakoze urakoze ko ntabariza mbona icyo nambara bagutabare rwose bagutabare nkunda kwambara ambere nakosama akatenge karoni keza no gutambonye sinumva ari wanryohezanye nkandira akanyenyeri nanga kugura icyo nkeneye kindi nditanganiguramo agatenge nditangura gakweta kakeru keza nyine ko kabasitari keza ko umuntu bise uri mu mujyi nyine nako barakibye ego ko wakabona hariya bahizo ngo ngo zo kwavuze ngo ngwego mwankweto y'umwe ngwego akarengeye ku mukecuru kwambaye inkweto niriye barakibye se ndafite akahe yewe ihangane natetse n'akaboga gato ngiye kwihagarika zitavukoza yikarira n'akaboga bankoje kwikata ukaboga ndaburara umuntu wakwibye ariko ni umuntu wabugufi yawe reka dushimire Masego katugushimire wihangane kandi cyane ndihanganye Samu nawe turagushimira ya nimwibagiwe kana subscribe kuri Bineza TV your story our sport life ciao ciao sasa funga kamera